gukora siporo ukuze ahubwo njya mvuga ubujiji ni bibi cyashyizeho siporo kirakabyara cyane cyane nk'iyo ugeze mu gihe cya pansiyo ukiyicarira kandi wari wamenyereye gukora haziramo n'ubumuga rwose. No ku basore b'imigirigiri biba byananiranye bitari uko batazi ko siporo ari ubuzima ahubwo kwikuraho amashuka ngo bajye kunanura imitsi muri ayo mafu y'igitondo bikabingora abahizi. Rimwe uzasanga abantu bakubwira ko abakiri mu myaka yo hasi aribo bashoboye siporo gusa. Icyakora baribeshya kuko ubushakashatsi buherutse gukorwa bugaragaza ko gukorana siporo ingufu bikageraho ukayihagarika birutwa kure no gukora imyitozo ngororamubiri yoroheje ariko ugakomeza muri uwo mujyo kugera mu busaza. Icyangombwa ni uko ushobora kubona amasaha 5 mu cyumweru. Abanyakigali babyumvise kare. Nawe tekereza umukecuru w'imyaka irenga 80 ari gukora imyitozo ngororamubiri muri gym, aterura ibiremereye ndetse akabikora bihoraho nta gucika intege. Narabyumvise kubyemera bibanza kungora. Menyezwa nuko hari ishuri ry'abakecuru bakuze biyemeje kwikoraho rikaka bagahorana ubuzima buzira umuze, cyane ko banageze mu myaka buri kabazo kose kabahungabanya. Mu minsi ishize nakira ubutumire bwabo. Fata umwanya njye kubareba ariko natunguye n'imbaraga bakorana imyitozo ugereranyije n'imyaka bakubwira ko bafite. Nibatinya no guterura ibiremereye. Buri wese mu bushobozi bwe akagidiyoni Imana yabwiye kugenda uko imbaraga ze zingana. Abakecuru basubiye ubukumi. Icyizere cyo kurama cyarushijeho kwiyongera, umusaruro bakesha Grand Mamis Club. Itsinda ribarizwamo ababyeyi bafite guhera ku myaka 50 kuzamura bihebeye gukora siporo. Imyaka 70 iburaho amezi make ko nzayuzuza kuri 28 z'ukwa 12. Mfite imyaka 63. Imyaka yanjye umaze kugera 66 ndasengera 67 ngira ngo. Iyo bakuganiriza bakubwira ko mbere ubuzima bwari bugoye kubera izabukuru. Aho indwara nk'imitsi, rubagimpande, umugongo n'izindi zabibasiraga cyane. Mbere ubundi kare kose numvaga mfite imbaraga ariko nageze aho ngeze nko ku myaka 68 nka 65 ntangira kujya mbabara mu mavi nkajya numva mfite intege nke ndetse nanagenda mu nzira uku kuguru kw'iburyo kukagira intege nkeya ku buryo uku kukaraba nkagwa gutya nicaye hanyuma kukuravunika ndivuza ntangira gusindagira noneho biza gukomera cyane ukubera ko uku kwari gufite intege nkeya nkakoresha uku kuraremba noneho kugeza ubwo bakubaze bakiriramo insimburangingo. Mbere y'ibindi byose ndabanza gushima Imana yanyeretse aha hantu. Ubwo ureba nge nabonye akisida niyo mpamvu ureba ngenda nerekana amataye. Naje ndakubwiza ukuri amaze n'igihe naje ntabasha guhaguruka ngahaguruka ariko simbe natera intambwe kubera akisida noneho biza gukubitiramo n'imitsi. Ubusanzwe ngewe n'ubundi nakundaga siporo nkajya ngenda n'amaguru n'abandi badamu duturanye ariko aho bashyiriyeho iyi siporo hano Igikondo nahise nanjye nitabira. Aba babyeyi bavuga ko kenshi bitangira ari uburwayi runaka ariko nyuma yo kwivuza kenshi n'ubundi bikazagaruka nyuma y'igihe. Baje kwigira inama yo kuganira itsinda aho na nyuma yo kuvurwa bakora siporo nk'umuti urambye. Naje ndi ku mbago kandi bimaze igihe kinini imbago ngeraho nzireka ngeraho nambara inkweto za Santana ziriya kubera kureba ko amaguru atareshya nzikoresha ubundi cyane cyane ku rugendo cyangwa mu rugo kugira ngo ne kubabara umugongo. Aha hantu ni ingirakamaro gukora siporo ukuze ahubwo njya mvuga ubujiji ni bibi cyashyizeho siporo kirakabyara kiradufasha pe mu myaka yacu dusatira turi bakuru mu burwayi bwacu baragerageza nyine bakarwanyisha n'imitsi irambabaza bikabije noneho bigakubitiraho imvune ariko iyo ntakora siporo nibwo buhamya mfite. Uyu mwana watekereje ibi bintu Imana izamuha umugisha. Yewe siporo yatugiriye akamaro no mubondeba
abo ndeba bonza bagiye bansanga hano mpamaze nkora siporo mpamaze imyaka 2 ariko ndakubwiza ukuri gusaza ni mu mutwe iyo wishyize mu ngo ndashaje sinagiranya nimuze bana banjye mu nsiri ubu ndakora no mu mugongo hose ibi byose ntabwo bikora ntabwo nabikoraga nari nsanzwe mu matorero mbyina n'ibindi nkatega amaboko ariko ari ukwihangana ariko ubu nta hantu ntakora nta amaboko yanjye adakora uko tungana ukubundi nta muntu mukuru uba ugifite umwana mu rugo abana baba barataraye bamwe bafite imiryango yabo abandi bakiri mu ishuri noneho abantu bakuru bagasigara mu rugo bonyine uricara ukigunga uzi gusoma ugasoma igitabo byakakunanira ukajya kuri televiziyo bikanga ukajya kuryama nta kindi kintu ukora na siporo ntubasha kuyikora wenyine ngewe rero mbona byaramfashije pe byandinze uko kwigunga njyenyine mu rugo nta n'imbaraga mfite zihagije wenda ngo nshobore kugira ibindi bintu nkora mu rugo cyane noneho ntabwo ari ibyo gusa umubiri wanjye wongeye kugarura ubuzima numva ibyo ari byo byose mfite imbaraga nshobora kurambura amaboko yanjye nkayahina nshobora guhindukira nshobora kuzamura ukuguru nkifungira inkweto ndiyambika mpagaze ipantaro nkayizamura biranyorohera ni ukubera siporo urabona nka kera ntabwo nari mfite sinagiraga imbaraga cyane mu maboko ariko nk'ubu nta kintu kinanira guterura cyangwa gukoresha amaboko rwose mba numva mfite imbaraga nyinshi nigeze no kuvunika hano ariko ngira umugisha kuko hano urebye hano ubona akaboko gusa n'akagize ariko hano baramfashije cyane bankoresha imyitozo n'iki ariko nk'iyo mvunika ndi mu rugo sinzi ko nari kuzongera gukoresha aka kaboko ariko baramfashije banyitaho nkajya nza mu maseanse barankurikirana rwose na Gabriel ubwe yaramfashaga umuyobozi wa hano n'umufizioterapiste bigenda neza neza ndakora ubundi sinashoboraga no kugira akaboko ariko byose ni ukubera ahangaha iyo ntagira umugisha wo kuza ahangaha rero ntabwo nzi ko nari kongera gukoresha aka kaboko neza iri tsinda ryatangijwe na Gabriela Nandi usanzwe ari inzobere mu bijyanye n'ubugororangingo ariko ukunze gukorana n'abakuze avuga ko yaritangiranye nabo mu muryango we ariko nyuma yo kubona bifashije umubyeyi we yigira inama yo gufasha n'abandi So actually byatangiye kubera ndi umugororangingo nkorana n'abantu bose abatoya abakuru ariko cyane cyane usanga dukorana n'abantu bakuze koza abantu bakuze nibo bagenda barwara ibibazo by'imitsi umugongo bakavunika vuba ugasanga nibo badukeneye cyane so nagiye mvura abantu bamwe cyane cyane mama angarutse nasanze afite ibibazo by'amavi adashobora kuzamuka amasikariye ababara cyane so mutangizaho gake muri gym n'abantu bose basanzwe tugakorana siporo mbonye agize imbaraga akize atangiye gukora siporo zose ameze neza dukomeza gufasha abandi bakecuru abatantini banjye then nyuma yaho umutantini umwe arambwira ubuse twaje twese hamwe ukadukorera byaba bitworohera kubera amafaranga no kuba biryoshye kubera bose bari kumwe so nuko byatangiye dutangira turi abantu 4 gusa abamama 4 tubonye bigenze neza bagiye babwirana abandi bantu ariko natwe abantu bose baje bashaka ubufasha twarafashaga tugahita tubashira muri iyo group abantu bagiye babwirana group igenda yaguka ubu dufite abantu bagera kuri abamama 40 kugeza kuri 60 biteye n'igihe cy'umwaka icyambere twabonye indwara zabo zigenda zikira so ni indwara zitari z'umubiri ibijyanye na high blood pressure umuvuduko w'amaraso ibijyanye na diabete ugasanga kubera siporo ubuzima bwabo bugenda buhinduka n'imiribwe birahinduka ugasanga umuntu akize n'izindi ndwara tutatekerezaga ko yakira hakaba no gukira mu ngingo ugasanga umuntu agize imbaraga
umuntu amaze imyaka myinshi adatwara imodoka asuye gutwara imodoka, ukabona umuntu yagendaga ku mbago ebyiri araziretse zose. Bitwara igihe. Nk'ubu tumaze imyaka 3 dukora siporo n'abamama twavuze, so ugenda ubona improvements, ibintu bigenda byiyongeraho buri gihe dukomeza. Ikindi kintu twabonye cyiza cyane ni community. Hari ukuntu kubera bakorana hamwe kandi ari urungano, usanga banezerewe kumenyana, bagahura mu gihe runaka, bagasurana igihe umuntu umwe arwaye cyangwa umuntu umwe yapfushije bakamutabara. So ugabona ako kantu ka community karabafashije mu bwonko, psychology, ugasanga batangiye kwishima, baseka, banezerwa cyane kurusha na siporo. Ukuntu bimeze ubu, class ni abafite imyaka 60 na kuzamuka kugera kuri na 40. Ubu dufite umuntu wa 84. So muri iyo myaka yose nta kibazo. Ikintu gisabwa gusa ni kuza tukagupima nk'abagororangingo, tukareba ikibazo ufite, tukareba niba hari indwara, niho tumenyera niba wahita winjira muri group cyangwa ukeneye kubanza ukavurwa ugakora siporo yawe bwite, numara kugira imbaraga ukabona kwinjira class. Yes, tugira classes kuwa 2 no kuwa 4. Nizo minsi yacu y'abamama bakuze. Turanafunga sauna ikaba iyabo gusa. Dufite classes 3, intsinda 3. Hari ya mu gitondo saa 3, hakaba indi ya saa 5, hakaba n'indi ya nimugoroba iza itangira saa 8. Yes, so izo ntsinda ziba kuwa 2 no kuwa 4. Ikintu twabwira abanyarwanda ni kwitabira siporo. So imyaka iyo ari yo yose umuntu ashobora gukora siporo kandi akagira ingaruka nziza. Ari imyaka ya 80, 70, imyaka yose. Kandi twabonye ko guhora mu nzu badakora bicaye igihe kinini bituma ingingo, amagufwa, imikaya yose igenda isaza, itakaza imbaraga. Bivuga ko atakoze siporo kugwa yagwa akavunika, ntabwo agira stabilite, ntabwo agira no kwishima cyane kubera yumva ko ananiwe, ababara. So mu by'ukuri dushaka kubwira abanyarwanda bose kwitabira siporo, cyane cyane abantu bakuze, buriya nibo banayikeneye cyane. Because uko imyaka igenda iza, usanga ariho umubiri ugenda utakaza imbaraga, kagenda inanirwa. So nicyo gihe ahubwo ugomba gukora siporo nyinshi. Uretse guhuzwa na siporo, aba babyeyi benshi baba bari mu kiruhuko cy'izabukuru baboneraho n'umwanya wo gusabana, bityo bikabarinda irungu no kwigunga. Siporo n'ubuzima, imyaka n'imibare.